Bimeze gute bantu banjye, ikaze kuri Paula TV official. Twari twaraburanye ariko nongeye nagarutse mbazaniye inkuru itwika koko. Ni koko ikiremwa muntu cyabuze urukundo. Ibi dukeneye kongera kubihindura muri rubanda, tukongera tukiyambikamo urukundo ndetse n'ubumuntu. Ntucikwe iyi nkuru kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment. Mu cyumba cy'iburanisha mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, Sebanani Eric alias Kazungu yagaragaye imbere y'inteko y'iburanisha igizwe n'umucamanza umwe ndetse n'umwanditsi w'urukiko aburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku cyaha akurikiranyweho cy'ubwicanyi, aho ngo ashinjwa kwica umugore we Murekeyite Suzanne bari bafitanye abana batatu. N'iburanisha ryatangiye, Kazungu abazwa niba arakomeza kuburana yemera icyaha aregwa cyangwa niba araba agihakana atazuyaje ahamya ko yemera iki cyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwatangiye busobanura impamvu bwahisemo kuregera urukiko, mu gihe no mwibazwa rye mu bugenzacyaha uyu mugabo yari yaremeye uruhare rwe muri iki gikorwa cy'ubwicanyi. Buvuga ko hashingiwe ku kuntu ifatwa rye ryagoranye kandi ko nta cyuho yafatiwemo, bityo ko kwemera icyaha ari uburyo bwo kwihunza inshingano, ngo cyane ko ngo agaragaza ko yabikoze ubwonko bwe butari ku murongo. Ubushinjacyaha bwasabye ko urukiko rukomeza gukurikirana uyu mugabo afunzwe, ngo kuko mu gihe yaba arekuwe ashobora kongera gutoroka bikaba byanagorana kongera kumubona, ariko kandi ngo byaba ari n'uburyo bwiza bwo gukomeza kubungabunga ituze muri rubanda. Imbere y'inteko iburanisha, Sebanani Eric alias Kazungu yatangiye kwiregura asaba Imana imbabazi, umuryango nyarwanda muri rusange ndetse n'uwe yasize icyasha, agaragaza ko iki cyaha yagikoze kubera uburakari yari amaze guterwa n'umugore we wamututse akanamucira mu maso, ngo byiyongereyeho n'amakimbirane bari bamaranye igihe ashingiye ku mwana uyu mugore yabyaye ahandi. Ati nyuma yuko umugore antutse akanancira mu maso, nongeye kugarura ubwenge nisanga ndi kurorongotana ntazi niyonjya, nyuma mfashwe nibwo nasobanuriwe ko nishe umugore, mbwirwa ko kandi nabikoze mu buryo bw'indengakamere. Umucamanza yabajije impamvu uyu nyuma yo kwica umugore we yahunze, avuga ko nabyo atazi uko byagenze kuko ngo icyo gihe ubwenge bwe bwari bwahabye. Umunyamategeko wunganira uregwa yunze mu ry'umukiriya we ashimangira ko ashobora kuba yarabitewe n'ubwo bushotoranyi bw'umugore we koko bikanamutera ihungabana, ahubwo ko mu cyimbo cyo gukomeza gukurikiranwa afunzwe ngo yajyanwa mu bitaro bya Ndera agasuzumwa, byaba ngombwa akitabwaho nk'umurwayi wo mu mutwe. Nyuma y'iminota mike iburanisha ritangiye, hamaze kumvwa impande zombi, umucamanza yahise apfundikira iburanisha avuga ko umwanzuro waryo uzasomwa tariki 25 z'ukwa kane 2023 saa 9 z'amanywa. Nyuma y'iri buranisha, bamwe mu bo mu muryango wa nyakwigendera bagaragaje ko hari icyizere ku butabera bifuza, cyongerewe no kuba Kazungu ubwe yiyemerera icyaha, ariko ngo hakwiye kuzabaho gushishoza kw'abacamanza mu gufata imyanzuro, kuko nguyu agaragaza ko yaba yaragize ihungabana mu gukora bikorwa ibyo bo bita amatakirangoyi. Twe dufite ubwoba ko twari tuzi ko ashobora guhakana, kuko nabyo hari ababivugaga kandi yanabikora koko, ariko ikintu twumvise nuko n'ibyaha n'ubwo nuko yemeye ko kiracyari wagikoze. Ubwiregure bwa Kazungu urebye burimo ibintu by'ubucabiranya n'amanyanga menshi, kuko aho avuga ngo bira byabaye ngo yari yagiye ngo ntabizi neza ngo ntabisobanukiwe, ariko yibaza impamvu yabikoze yarangiza gahunga. Icyo rero nicyo kinyereka ko ibyo yakoze n'ubundi ari ibintu yari yaragambiriye, yishe umuntu arangije ahunga, ahubwo igihugu kimubana gitoya, amaraso yamennye y'umugore we aramufata afatwa gutyo, ariko bira yavuga ngo ntabwo ngo ntiyaraza hajya ngo yagendaga arorongotana, birabyo no kubeshya. Amatakira ngo nyine niko bya bindi umucamanza yamubaza ikintu ntaburi icyo avuga, ariko ni ukubeshya n'ubu namatakira ngo. Iki cyaha uyu mugabo akurikiranyweho cyakozwe mu ijoro ryo ku itariki 7 z'ukwa gatatu 2023, ngubwo uyu Kazungu yatahaga agasanga umugore we mu nzu ari kumwe n'umukozi, habanza kubaho intonganya zanavuyemo umwanzuro wafashwe n'uyu Kazungu, amukubita icupa rya rikeri ryarimo inzoga yari yinjeranye mu nzu anywa. Umukozi wabo ngo yiruka ajya gutabaza, umugore we asubira mu cyumba aho abana bari baryamye, yiringiye ko umugabo we atamuhemukira imbere yabo. Gusa ngo ibi ntibyamukanze, kuko ngo aha mu maso y'urubyaro rwe niho yiciye umugore we Murekeyite Suzanne mu buryo busobanurwa nk'indengakamere.